ubugingo bwawe bufatira umwanzuro, kuko ubugingo bwawe nutabufatira umwanzuro abandi bantu bazawugufatira kandi uzawugenderaho. dukeneye gufata ya myanzuro ngo yo mu rwego rwa gatatu, umwanzuro ushobora gufata abantu bose bakifata impungenge. wowe rero ngo urashaka ko Imana igufatira umwanzuro ikanagufasha kuwugenderamo? oya, wowe fata umwanzuro, komeza wange gufata umwanzuro, uzareba uko bizagenda. buriya rero nigeze mbigisha icyigisho cyo kurenga uruzitiro, mbabwira ko atari ugukora igikorwa cy'icyaha cya kindi cyo kwica umuntu. oya, bishobora gusa gufata umwanzuro runaka nubwo utawushyira mu bikorwa, cyangwa se bishobora kunanirwa gufata umwanzuro runaka. ikintu cyoroheje cyane, ikintu utabona ko gikomeye, gishobora kuba ikintu cyuzuza igikombe cy'umuntu. dufite ubwoba kandi aba bantu nabo biteguye kudukangisha no kudutera ubwoba. none abagaragu bawe baha umutima udafite ubwoba, tumara ubwoba. fata umwanzuro, saba Imana ibigufashemo, ariko wowe ufite icyemezo mu mutima yuko ugiye gufata umwanzuro kandi yuko uzawugenderaho. Yesu azahita akwegera agushyigikire kandi azaguha imbaraga. nukomeza kubyihorera utazarenganya Yesu yuko ntacyo yagufashije. Yesu iteka ryose ategereza ko abantu bafata umwanzuro. nta muntu n'umwe amateka ya Bibiliya agaragaza Imana yigeze ifasha atarafata umwanzuro. hari uwo mwasomye? wowe fata umwanzuro. reka rwose twe kugumya kuba abantu batagondeka. ubwo batangiye kuvuguruzanya hagati yabo. Imana ntizaturenganya, irabona ko ntacyo tutagenje gute. Imana irabona ko tutayanze, ahubwo turahagurukiwe. reka twemere turisinye, nta kundi twagenze. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana ko tubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. aya magambo arakomeye cyane abagaragu b'Imana bavuze. bari bazi ko ari abantu bashobora gutera ubwoba mu buryo bworoheje, ariko batangajwe nuko ari abantu badaterwa ubwoba, ndetse ngo bahise bafata icyemezo cyo kubarekura bamaze kubakangisha, maze barabarekura ngo batahe. ariko iyo usomye ku murongo wa 23, nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babatekerereza ibyo bababwiye byose. n'abatambyi bakuru n'abakuru nabo babyumvise, bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe, ubivugishije umwuka wera ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa? abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. amagambo nkunda cyane ahera ku murongo wa 27. kandi koko Herode na Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize. 28. ngo basoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba. kandi none mwami, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize iki? bashize amanga. kandi none mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. iki kintu kirakomeye kandi natwe turagikeneye. mu gihe bari bamaze kubarekura no kubakangisha, mu gihe bari bamaze kubabwira ibihano bikomeye bibategereje mu gihe bazakomeza uwo murongo, ikintu gitangaje ni isengesho basenze. babwiye Imana bati, Imana, dore Ponsiyo Pilato, dore Herode, dore abanyamahanga bose
dore imiryango y'Abisiraheli bose bishyize hamwe kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wimikishije amavuta. Barangije ntibabwira Imana bati none dutabara dukize akarengane, ahubwo babwira Imana ikintu gikomeye bati none Mana turagusabye uha abagaragu bawe kuvuga bashize amanga. Ushobora kwibaza impamvu batabwiye Imana bati dutabara akarengane ugahagarike. Oya, babwiye Imana bati turagusaba ikintu kimwe, dufite ubwoba kandi aba bantu nabo biteguye kudukangisha no kudutera ubwoba, none abagaragu bawe baha umutima udafite ubwoba, tumara ubwoba. Kandi Bibiliya iravuga ngo Imana yaduhaye ku mwuka utari uw'ubwoba, ngo ahubwo yaduhaye ku mwuka udutakisha ngo Abba Data, umwuka utari uw'iki? Reka mbabwire ko kimwe mu bintu biranga abantu b'Imana ni ukutagira ubwoba. Iyo abantu bagifite umwuka w'ubwoba, uwo mwuka ntabwo ari uw'Imana. Mu gihe ngo bari bagiye bamaze gusenga gutyo, umwuka wera wo gushira ubwoba wahise ubamanukira, ngo maze batangira kuvuga ijambo ry'Imana bashize iki? Bashize amanga. Nzajya nkunda kubasomera ijambo ry'Imana, ntabwo nzajya nkunda kubabwira amagambo yanjye, kandi nzi ko ijambo ry'Imana ari ryo ryiza, ni naryo rifite imbaraga. Niyo mpamvu amagambo ngiye kubasomera kuri iri hame arakomeye. Ariko icyigisho kivuga icyigisho cya 6 ku irembo ry'urusengero, paje 46. Ihama abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu, ryariri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga. Iri hamwe tugomba kurishyigikira dukomeje no muri iki gihe cyacu. Tugomba kurishyigikira tugenje gute? Muri iki gihe cyacu ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe bw'iryo bendera ryagenje gute? Nitwe iryo bendera ryaragijwe. Inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'abo Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera, ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranye n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka avuga, ntibigomba gusimbuzwa ngo niko itorero rivuga cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Reka mbabwire, iri hame rirakomeye cyane. Iri hame rirakomeye cyane kuko yaba kuri izo mpande ebyiri mbabwiye, niko itorero ribivuga koko rishobora kuvuga ibinyuranye n'iby'iryo hame rivuga. Niko leta ivuga ishobora kuvuga ibinyuranye n'iryo hame rigenda gute? Ariko umva abantu baragirwa uku kuri inshingano Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka avuga, ntibigomba gusimbuzwa niko itorero rivuga cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru kuruta amakamba y'abantu bo ku isi bose. Mbega uru rwandiko nararukunze cyane, kandi Imana izaha umugisha umuntu uzahagarara Imana muri ubu buryo ngiye kubasomera. Uru rwandiko ruravuga ngo imbere y'Imana umuremyi wacu wenyine, umurinzi, umucunguzi n'umukiza uzaducira urubanza umunsi umwe, ndetse n'imbere y'abantu bose n'ibiremwa byo mu ijuru, dukoresheje iyi nyandiko mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu bintu ibyo ari byo byose binyuranye n'Imana n'ijambo ryayo ryera n'umutimanama wacu, ndetse no ku gakiza k'ubugingo bwacu, duhakanye ko tutazemera
cyangwa ngo tuyoboke iryo teka ryaciwe. Amen. Baravuze bati imbere y'Imana izaducira urubanza, imbere y'imbaga iduhanze amaso ku mwanzuro turi bufate, imbere y'umutimanama wacu Imana ivugiramo ikatuyoboreramo, duhakanye tubikuye ku mutima yuko iyo myanzuro tutazayigenderamo, ejo mutazaza ngo mutubaze ngo ya myanzuro ko mutayigendeyemo. Baravuze bati ikiguzi bizadusaba tuzagitanga, igihombo bizatuzanira turacyemeye, kandi Imana iturengere. Haleluya. Mbega abantu b'Imana, mbega abantu bakunda Yesu kurenza uko bakunda ubuzima bwabo, mbega abantu Imana ihita yegera ikabafata ku rutugu ikabashimira, mbega abantu bazajya mu ijuru Yesu akazasobanura amateka y'ahantu banyuze akabashimira. Ndakwifuriza mu mutima wanjye kugira ngo ubwo nawe ugomba gufata umwanzuro, itorero ushobora gufata umwanzuro waryo, ariko nawe ugomba gufata uwawe. Ubu reka mbabwira, umuntu utazafata umwanzuro azahora ameze nk'ibuye riri mu nyanja riteraganwa n'umuraba. Wowe fata umwanzuro. Nababwiye ko ubukristo budashingiye ku gusenga gusa, bunashingiye ku gufata umwanzuro. Umukristo utajya ufata umwanzuro, mu mutwe we afite ikibazo, kandi azibaza impamvu ubukristo bwe butajya butera imbere, bizamuyobera. Uyu munsi fata umwanzuro. Niba ushaka gufata umwanzuro wo gushyiraho ibihe byo gusenga bidapfa, ufate. Ejo nabagirira ndababwira ngo niba hari umuntu ufite imitwaro minini iremereye yigabanye, fata umwanzuro. Uko utinda gufata umwanzuro, muzasoma amateka y'umuntu bita Pilato, ngo yabonye Yesu ari umwere, ngo ariko akomeza kuragiriza gufata umwanzuro. Abayuda bahita babona ko ari umunyantege nke ari busoza namubambye. Ngo igihe Pilato yabonaga Yesu ari umwere, yagomba guhita murekura ako kanya, kuvuga ngo reka ngende mbanze mukubite nindangiza murekure. Ngo abayuda bahise bamureba mu mutwe batuzi ko ari bunamubambe. Burya komeza wange gufata umwanzuro, uzareba uko bizagenda. Muvandimwe wanjye, ndagusabye fata umwanzuro w'ubugingo bwawe, bufatira umwanzuro. Ubugingo bwawe bufatira umwanzuro, kuko ubugingo bwawe nutabufatira umwanzuro, abandi bantu bazawugufatira kandi uzawugenderaho. Mbese ushobora gufatira ubugingo bwawe umwanzuro uyu munsi? Mbese ushobora kumenya yuko nta gihe kirekire ngo ukomeze uragirize ubugingo bwawe bufatira umwanzuro, kuko nutawufata, nukomeza gutindiganya kuwufata, nukomeza kubishyira ejo, nukomeza gutegereza kubanza kumva ikibwirizwa cy'ejo uko kimeze, fatira umwanzuro iyi minsi irangiye, kuko irahagije gutuma ufata umwanzuro. Fata umwanzuro. Dukeneye gufata ya myanzuro ngo yo mu rwego rwa gatatu, umwanzuro ushobora gufata abantu bose bakifata impungenge. Fata umwanzuro, saba Imana ibigufashemo, ariko wowe ufite icyemezo mu mutima yuko ugiye gufata umwanzuro kandi yuko uzawugenderaho. Yesu azahita kwegera agushyigikire kandi azaguha imbaraga. Nukomeza kubyihorera utazarenganya Yesu yuko ntacyo yagufashije. Yesu iteka ryose ategereza ko abantu bafata umwanzuro. Nta muntu n'umwe amateka ya Bibiliya agaragaza Imana yigeze ifasha atarafata umwanzuro. Hari uwo mwasomye? Abasore baravuze bati nubwo itadukiza, ubwo umwanzuro warawufashe. Burya bari bafashe umwanzuro wo gupfa. Wowe rero ngo urashaka ko Imana igufatira umwanzuro ikanagufasha kuwugenderamo? Oya, wowe fata umwanzuro. Ubugingo bwawe bufatira umwanzuro uyu munsi. Witegereze ejo, kuko ejo ushobora kutahageza. Witegereze ejo, kuko ushobora gutakaza imbaraga wari ufite. Uyu munsi fata umwanzuro, wicaye aha mu ntebe utarahaguruka ngo utahe. Sezerana n'Imana amasezerano, ufata umwanzuro kandi uzawukomereho. Imana izaguha imbaraga kandi izakugororera. Ndabasabira gufata umwanzuro uyu munsi. Ndumva nshaka kubashishikariza gufata umwanzuro, kuko reka mbabwira, abakristo benshi ntibajya bafata imyanzuro. Wapi? Ariko nshima Imana cyane
simbabeshya, ubu mba mfite amashimwe akomeye, n'ubu ndi imbere yanyu mfite ishimwe. Ubuzima bwanjye buba bunezerewe Imana cyane, kandi Imana nshobora kuyibera umuhamya ko ari indahemuka. Ibyo bintu nabihamiriza abantu nubwo nabona bamvuguruza, ariko nayibera umuhamya ko ari Imana y'indahemuka. Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Reka dusabe Imana kugira ngo tube indahemuka, ejo tutazabazwa iby'Imana yaduhaye nuko twabyitwaye, ahubwo tuzasange turi mu murongo mwiza, kandi tuzasange twarumviye Imana kuruta abantu, twarumviye Imana kuruta ubutegetsi ndetse no kuruta itorero, kubera ko twahisemo neza. Imana iduha umugisha twese, kandi ubuntu bwayo bunyura imitima yacu budutere kuyiyegurira, budushoboze kumenya yuko isi igeze ku musozo, no gufata uruhande rwiza inzira z'ikigendwa. Nibyo nasabira umuntu wese kuri aya manywa, kugira ngo Uwiteka mu mbabazi ze nyinshi abitubashishe kubw'ubuntu bwe, mu izina rya Yesu.